Rero ni muri stade Amahoro aho ino stade irimo iravugururwa ndetse ishyirwa ku rwego rwo hejuru, urwego mpuzamahanga bizatuma ino stade izaba ari stade ya mbere muri aka karere ka East Africa. Tugiye kubatembereza ndetse tunabaganirize tubasobanurire byose muri rusange bizaba bigize ino stade, yaba stade izaba ikinirwamo umupira w'amaguru ndetse inafite piste ya atletisme, yaba petit stade y'imikino y'intoki ndetse yaba na sare y'imikino y'abafite ubumuga cyangwa se imikino paralempike muri rusange. Ibi byose rero turaza kuba turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri ya Siporo, akaba ari Bwana Damtusi. Stade nk'uko ubibona irarimbanije, ubu tugeze ku kigero cya 80% cyo kuzuza imirimo. Ubwo imirimo mvuga ni ikorwa hano kuri stade ahangaha duhagaze, ariko kandi hakaba n'igice cya petit stade ndetse na gymnase paralempike nayo ziri hano inyuma. 80% urumva ko birimo birasatira 100% ko imirimo yarangira. Iyo 20% isigaye ni ibihe bikorwa bisigaye kugira ngo byose birangire? Ese iyo 20% ni hano kuri stade nini n'ibyo bibuga bindi batubwiraga, cyangwa harimo hamwe byarangiye wenda bikaba bisigaye hamwe? 80% ni igipimo cy'umushinga wose, kuko umushinga urimo ibyo byose, ni igipimo cy'umushinga wose. Kuba nyine bitaragera 100% nuko kuri buri gice kigize uyu mushinga hari ibikorwa bigikeneye gukorwa. Urugero nka hano urabona turimo turasoza gusakara, imirimo yo gusakara irimo irarangira. Hari imirimo yo gushyira amakaro mu byumba imbere aho twaciye wahoze ubibona nayo igikomeje, ndetse hari n'andi mafinisage agikorwa. Hari imirimo igomba kuzakorwa nk'aho yo gushyiraho piste d'athlétisme hano duhagaze. Nko kuri petit stade bari gushyiraho beautification, bari gushyiraho imigongo inyuma, ni igikorwa nacyo kigikomeje, ndetse no kuri paralempike. Hanyuma nko ku bibuga by'imyitozo bamaze gukora platform, hasigaye gushyiraho amaperuze n'amaraba ku mikino itari football. Ibyo byose rero bisigaye iyo biteranije ugakora igereranya ry'imirimo yose yagombaga gukorwa, nibyo usanga bifite 20%, bivuga ko nyine 80% muri rusange ariyo yarangiye. Hanyuma by'umwihariko ino stade kubera ko petit stade navuga ko izaba ari muri sous-forme ya BK Arena, twarayibonye imaze kwakira ibikorwa bigiye bitandukanye. Ino stade by'umwihariko izaba irimo ikibuga cy'umupira w'amaguru ndetse na piste ya atletisme. Ubudasa bwayo ni ibihe bintu navuga ko biyikoze bijyanye na tekinoloji ya isi igeze ku buryo n'ugereranya no muri aka karere ishobora kuzaba ari stade iri kuri standard cyangwa se twanafata nka stade ya mbere? Kufata nka stade ya mbere byo sugukeka izaba ari stade ya mbere, cyane cyane urebye mu bijyanye na tekinoloji. Ni stade mu by'ukuri yubatswe, yaba ibiyigize uko ikoze ndetse n'ibiyirimo bikoresheje ikoranabuhanga rya vuba ririho ubu ngubu. Icyambere wenda naheraho ni nk'iki kibuga. Ikibuga ubwacyo ni ikibuga cyubatswe mu buryo bwa tekinoloji igezweho yitwa hybride, aho ubwatsi busanzwe gazo naturel ibivanze na gazo synthétique, bigatanga umusaruro w'uko abagikoresha babona performance imeze cyangwa ingana nkaho bakoresha ubwatsi busanzwe, ariko noneho muri maintenance yayikoroha nkaho uri gukorera maintenance gazo synthétique, ubundi birahenduka. Iyo ni itandukanirizo ya mbere. Iya kabiri navuga ni nka piste d'athlétisme tuzashyira ahangaha, izaba iri equipe na systeme ziri automated, sinzi uko nabivuga, ariko urabona nk'iyo abantu bakora amarushanwa n'amasiganwa yo kwiruka, haba hari abantu babacungira ibihe kugira ngo bamenye uyahageze mbere uyahageze nyuma, nka byandi bya VAR muri football. Iyo systeme izaba iri ahangaha, ku buryo umukinnyi wiruka system recordinga ibi hakoresheje igafata amafoto ye, abantu batagombye kujya gukoresha amasaha bakanda. Ikindi navuga ni nka ticketing system, uburyo bwo kugura amatike hano muri stade. Ibyicaro byose bya stade bizaba biri muri iyo system, muri systeme imwe,
aho umuntu ashobora kujyaho agaselekisiona agatoranya icyicaro ari bwicaremo, akakigura, akabona tike, akaza kuri stade akayisikana, akinjira nta muntu n'umwe umubajije ngo waguze itike ryari cyangwa iki bya bindi by'impapuro tumenyereye, igakoresha ama QR code. Numva ni bumwe mu buryo mu byo umuntu yavuga mu by'ukuri izaba yihariye. Ikindi ni uburyo izaba icungiye umutekano. Ni stade mu by'ukuri ifite uburyo bwo gucunga umutekano bugezweho bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo abayikoresha baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abava hanze y'igihugu tuzaba tuzi neza ko bazayikoresha bafite umutekano muri rusange usesuye. Hari ibikorwa byaba byarateganyijwe nibura bizafungura uyu mushinga wose muri rusange, yaba ino stade yaba ndetse Petit Stade n'iyo sare y'imikino bafite ubumuga. Hari ibikorwa mwaba muteganya ku buryo nibura abantu muri uno mwaka batangira kubyitegura ko aribyo bizafungura uyu mushinga? Ntabwo nahita mvuga ubu ngo icyo twateganije ko aricyo kizakoreshwa mu gufungura stade ni iki cyangwa mu kuyitaha nyirizina. Icyo nakubwira cyo nuko dufite ibirori byinshi n'ibikorwa byinshi twiteguye ko bizabera hano stade niyuzura. Kimwe mu byo navuga twamaze kwemeza dutekereza ko bizabera hano ni kiriya gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho muri ruhago cy'aba veterans, abarigenzi bazaza gukina. Ngira ngo bazaza mu Rwanda, amarushanwa yabo bazabera mu Rwanda kandi bazaza mu gihe stade izaba yaruzuye. Nta kabuza rero ko igikorwa nk'icyo ngicyo kizabera hano.